Ndi papa sava. Aha! Mumeze mute bana mama? Kurundi ruhande mumeze neza. Bijya gutera uburezi girite iragibaza. Ubu rero kubanza kwiseriva. Wese ukubanza kwiseriva. Tubahaye ikaze muri gahunda muzi twese kandi tuziranyeho. Kandi turishimye no kuri kuba mwese mwabashije kuhagera. Ngira ngo ibintu byacu dukubita tubangura. Yego. Siko ibintu byose. Hagati aho rero ndagira ngo rwose nshimire umuntu wese witanze akaza nkuko twabivuganye, ntabwo turi bubitindeho, gusa ushinzwe kubara amafaranga ntaraza ariko yampaye gahunda. N'uwo bireba nyirizina nawe nyire ari kwitegura mu kanya gatoya araba tugezeho, ariko ikintu yambwiye ngo turye tunywe kugeza igihe twese wari dushaka tugiri. So rero ngewe mu gihe ataraza nagiraga ngo natwe tugira akantu k'agakeregeshwa dushyiraho. Nubwo bwose twe twapanze tukavuga tuti nk'abantu b'abajene twabanye yaba muri quartier yabo biganye nawe abagize bate, navugaga nti twatekereza akantu dushobora gukora kandi ku ruhande katuma ikirori kirushaho kugenda neza. Kubw'ibyo rero ngiye gufungura ikiganiro mu minota itarenze 5. Buri wese arafata umunota umwe niba ari ufite igitekerezo, niba ntacyo twarekeraho. Akantu kihutirwa giye natekerezaga ari ifite ibijyanye n'imodoka nta kibazo afite, ibijyanye no kurya no kunywa nta kibazo afite. Mutekereze utuntu dushyashya ntamwe muherutse wenda kurangiza vuba ngaha. Ibi bijyanye n'amashuri tukubitemo uturingoshyo. Hari ufite akaide Nese digiti akantu ka decoration mwagatekerejeho? Ntacyo twabivugaho. Ibiryo bavuze ko bihari, ibiryo birahari ariko nyine karyoshya ifoto. Oya bigaragara neza. Turabona kumubwira dekora ni munda. Oya decoration iryoshya ifoto cyane, tukandikaho n'amagambo. none se ibyo byose tuzaba turi baki uko byagenda kose. Decoration abayemera bagire batyo. Ahubwo tukiraho igiti iri ngombwa rwose, igiti tukiraho decoration ijyana na cameraman. Watangiye kuzamo na kamera. Bife ni muri Kandi bavuze ko ibiryo bihari. Ibiryo nibyo bife. Oya rwa urugero ashyizemo kandi nawe n'igitekerezo cye. Naribi. Reka kaminuza si ikintu mwababyeyi. Ntimugasekane mujye mwumva ko ibintu bibaye kandi ibisobanuro biba byiza gutaha ntago kazamusobwa. Sibizi ubwo ikijyanye na decoration rero yaba nka decoration yangaye kuko niri muri picture rwagiye kuzamo na kamera kuko ubwo uretse tugende gake. Ubwo decoration isijyana niyo kamera abitanga kuri decoration na kamera tuyihangaye kwanza. Komo nubuza abitanga ngabona ntibatera abateye ko bashaka decoration mu bari. Ni nk'iryitanga urashyiraho hangahe urashyirahangahe. Iyi minsi meze nabi nta mafaranga mfite. Twumvikane rero amayida ajyanye n'ibintu by'amafaranga mujye muyatanga mufite n'ibisubizo. Nyine navuga yafite. Urahundutse uraje ngo decoration uvuze decoration nta giciro ufite. Uretse gato ayo mafaranga y'igitekerezo atanze aravaye. Urahinda uzana ibitekerezo udafite igisubizo kubera iki? Ariko byari nk'igitekerezo. Okay, bene ibyo bitekerezo bidusubiza inyuma mu bitekerereze binavunanye. Tubireke. Utekereza kitarimo bijya bari buvuga. Kankwere ukuntu byagenda. Nge n'amadudu twakwipevera kamera nta kibazo. Tukayikoma. Okay. Ambo. Sasa ibintu bya decoration nta muntu ushobora kwicara ugasaka ukayitanga. Ari kuvuga abatanga amafaranga. Decoration irakenewe. Buretse kuri decoration n'undi murabizi ko ibyo bintu nsanzwe nkora twakoresha simani. Decoration y'ubu ibintu nibaye sawa. Madu dafite sheru kamera nawe bundumva byakeye. Ibintu bibaye sawa. Ngo ariko sobanuze neza azazana n'ibikoresho cyangwa ukuza ibikoresho byaraga ibikoresho uzabizana ntabyo uzazana. Yene mugira ikibazo kuri decoration ibintu byose nzabiza. Okay. Ngira ngo ibintu bigiye mu buryo rero ikigiye gukurikiraho. Ese Papa Sava. Oya
keke uretse gatoya Champagne. tubanze tufata akantu ko kunywa kugira ngo DJ William mujyambere tutaza kwisubizayo papa saba nta bantu bari gukora hano umva nta muntu uri gukora hano ngo aserive abantu icyaka kimeze nabi kwa kuntu ese iminywere ariko nayo irongeraho atazagira umuntu utavuga ko bitageze neza utundi dutese dutanu twiyongera kuri intuza mwateguye yanyu ninjye bireba ibyo nabyo okay agasongo hari abatanga Noneho. igitekerezo cyiza biyongeye ubwo tugiye guhera ariko abantu bose mubagereho abantu bose mubahe abantu bose mubahe tukiri aho Eh, bya bose keke mubahe. bari bavuze twabirebaho nabyo Mireille ariko yayidukorera Mireille ntacyo bose birabageraho aracyakora keke cyane Mireille kandi aranayizana akanayitegura kwa kundi agira Mireille ariko ni sawa kwa kundi baturitana bya bintu noneho yazanye bimeze nk'ibyo muri krere noneho baturitana ngo igitonono kikazamuka gitari ibintu bigize ntakongera kugira ngo babirase barantwitse oya biratwika nibyo keretse atakikuboneye urashuka ngo Mireille yazanye ngo bimeze nk'ibibunda baturitse mu bukwe ariko kamwe baturitse baturitse bo ntacyo ubwo karatwika kariya kabotiki ukoramo kuzagaragara teresiforo we mubanze sawa noneho ubwo rero komeza ubikurikirane serivisi bigende neza kandi yihutishe wihutishe abantu bose babagereho bo twari tugeze rero kuri icyo cyiciro hanyuma jewe yambwiye ati abantu bose mubahe barye banywe kugeza igihe nk'uko yari yabivuze mushiki baguye ivutu ubwo rero nagira ngo nsabe niba nta kintu mbona cyo kunywa nta kamera mbemereye njye kamera amafaranga mbura ikintu cyo kunywa baje kuzabukira muri ibi bintu ntabwo ushobora kwitanga kamera ngo nindeza mbura ikintu cyo kunywa hari aho zigira ikazi hariyo nikoreye singini zuzuye none se kwitanga ko ari umutima w'umuntu ni ikiguzi ariko hano iyi niranje y'abantu batwerereye ese ikibazo kibaye ikihe ko muyagaye ikibazo kibaye ikihe wari izo nyoyo oya duhe neza ese ubu muragira ngo ngire gute ndetse ko mutari bagiye ko murakaye se nshuti z'Imana dore n'urufunguzo hasi nanjye ndumva ngasomye ibitekerezo bikazamuka ubu noneho gahunda yakomeza ubu noneho gahunda twayikomeza nta kibazo reka twumvikane sibyo reka twumvikane rwose turi abantu bahuje gahunda kandi turi abavandimwe mushiki wanjye izi fanta ntabwo zikwima ngo njye kuzizawukira iwacu urikumva rwose n'undi munsi ntuzashake kongera gufata nk'umuntu w'imburuburu ushake kumenyera kandi umaze igihe ngewe ushaka kunyikorera akana umaze igihe ushaka kunyikorera we narakubonye n'ejo bundi wanteye umunwa ndakwihorera wumvise n'undi munsi ntabwo njya iwanyu ntabwo ngenda iwanyu urumva ntabwo twatikanyije isambu urumva ujya ungendaho gake ntazagukandagira wagigeraho nturanyiha ngo nimanye fanta ngo njye ngufashe fanta mva imbere basi imbere mani ngende yitunze urumva mfite ukuntu mbayo hano niba njye bangira icyizere bakampamagara we nawe rero kuba ufite ijambo wikwiye umuntu okay niba mufitanye ibibazo byanyu mwibizana hano mureke turangize gahunda okay reka twumvikane uretse noneho tubyumvikaneho kugira ngo rero tugendane neza njye mbanje gusaba Imana imbabazi kandi ndarazibasabye namwe ntabwo nzongera ariko kugira ngo dukomereze mu mujyo mwiza turimo
reka ibi bintu bitaza kugenda nabi niba umuntu yaduhurije aha ngaha avuga ati ngena graduatinze muze mumpangire uburyo graduation yanjye izagenda neza nize kaminuza imyaka 9 ndarangije si ibyo bambwiye ko nahize kwishyiga nagize none jewe ngiye kwiyambura ubushwambagana nze nkora akantu keza akaduhuriza kuki se nahamagaye abandi reka kugira ngo tubikorane neza atagera agasanga turimo kamere satani yatwigabije akatwarikamo tukajya duterana amagambo reka tubiture iki tubiture iki mushiki wanjye haguruka uzana usengera ibi bintu tutaza kugira kamere rwose ni ukuri kw'Imana ngwino ujya hano usenge dukora ibintu turi mu nzira nziza ya gikristo twipfa ubusa uvuze ngo uvuze ngo iki ngo ajya kwirukana amadayimoni ari muri indi mwabaye iki muri iyi minsi okay senga twegereza Imana ubundi dukomeze gahunda dutuye reka twubahe Imana dusenge. Mana turagushimiye kuri Mana nziza kandi uri Imana ikomeye. Turagushimiye ko waduhaye imbaraga twaba twabashije guhurira hano amahoro. Mana turakwingize ngo turinde kirogoya iyo ari yo yose ishobora gutuma ibirori byacu bigenda nabi mu izina rya Yesu. Turakwingize data wo mu ijuru nguma no kubane natwe muri kino kirori. Turakwingize Mana ishobora byose ngo buri muntu wese wabonetse hano umuhe umugisha. Mana ishobora byose kandi ukomeze kuturinda no kutugirira neza. Tuze gusoza amahoro nyaguhora ku ngoma. Amen. Amen. Wow. Niko. Papa Lydie. Oh. Ashobora kubyara ariko agatera ivi. Ariko narumiwe koko. Papa Lydie, ni wowe uri gutera ivi? Umugabo. Ntabwo ari umugabo wanjye. Ntabwo ari umugabo wanjye. Uyu ni umugabo wa mukuru wanjye. Ngo? Iki? Yego ko Yesu. Umugabo wa mukuru wanjye. Serious? Mariage pipipi. Gweki? Kuki wenda babyara mu. Bakoze ubukwe twarabutaye. Ubukwe? Si ngoyo se mumwibarize. Papa Lydie. Urifata ibyo bintu ukabikora mukuru wa ibintu mukuru wanjye arabizi. Reka nkwereke. Reka muhamagare noneho. Kurundi ruhande ntabwo wahita umushora muri ibi bintu. Oya wimushora muri ibi bintu nawe oya wigira utuntu kutugaba. Mureke n'uburenganzira. Oya wishyira. Mureke. Na mayinite. Ninde ufite amayinite ngo akira rwose amayinite. Reka tumenye. Ko nanone uretse gutelefona ngiye mfite igitekerezo. Shire muri ibi bintu ngiye ntago mbirimo. Naje kwemusinga bakamemba nkigendera. Reka rero tumenye ikibazo gihari. Ongeza mukobwa wa Allo? Yes, allo? Mama Lydie. Ni Geraldine. Ariko Geraldine amakuru seri. Ni meza shu. Umeze gute se? Sha ntabwo nakwanze pe, ntabwo nakwanze ndateganya kugusura vuba. Iyo mu mugire meze bitegama. Umva biraho, ahubwo se w'amakuru. Amakuru se w'umukobwa wengewe. Mama bari neza ariko n'amasaza kimwe. Ni meza urebye? Bari neza urabona umugabo yaragiye yaraheze se amaganga nyitabe abana nuko bifasha itangira kw'amaturira kandi umva nataye musa nataye kuvuga batwapfiri. Ye baba we. None se ntabwo murahana divorce se? Wapi meruka genda nagiye mu kazi nta kongera no kumamagara. Umva nkubwire uza amakuru sawa sawa iki uza amakuru ahari. Umva umugabo wawe ari kwa papa Sava ari gutera ivi. Ari gutera ivi hano kwa papa Sava. Ndakubwiza ukuri da.
muguhe se muguhe akira avugana n'umugore wawe akira akira avugana n'umugore wawe vuga niba atari vuga umva yanze kukuvugisha yamwaragura ndakubwiza ukuri da turi kwa papa Sava ngwino nawe wirebere umva ihute nta bindi mbwira narine ya mayinite sha isaba yego sana n'umuryango wose nababeshyaga bro ubwo rero ibirori ndabishoje ku mugaragaro buri wese nawe utaha kamanze mvuge mu by'ukuri njye nari mbizi ko yashatse umugore ariko yari yarambwiye ko badivoshije hagarara hano imbere ndavuze guhagarara hano imbere ndashaka kubaza ikibazo kimwe divorce yarabaye ntiyabaye reka twumve subiza divorce yarabaye ntiyabaye ntabwo uri kunyumva ibyo ariko kubwa wowe vumbura ndi kukubaza ngiye gusubiramo bwa nyuma divorce wambwiye ko wakoze yarabaye ntiyabaye divorce okay se nabivuga ko uhagaze imbere bari baduhaye amezi 3 ariko hasigayemo 2 mu yandi magambo warambeshye nanone wita umumaro ureke uretse gatoya ibi ntabwo ari umuco uretse gatoya uretse oya jyewe nta kibazo ugende mubigireho ndagira ngo ibibaha ngaha bibe mu kivandimwe umuntu ashobora kuniga undi aha ngaha ukabona bibaye induru mvikane niba muhisemo ibi twabikoreye mu itsinda babiri bakajya kwiyumvikanira hagati yabo uvuze ngo byabereye hano ku Karubanda mwese muhari babikemurire hano kuki mujya mu bwiciro nagusubiza mugani wawe ni ukuvuga ngo wowe warangiye ese undi kundi inyuma mvuye inyuma ni ukuvuga ngo warambeshye ngewe ntago nakubeshye nyine nanze gutegereza urukundo rega byari bigoye ko kundi utegereza rwari rurimo rurihuta ndarufatirana rero ngira ngo rutange urumanamo uvuga ngo ubu ari wo munsi mbikugaragarizaho nanyumvira ngo ndimbwa we ziba ndongera kumva ubumbuye umunwa gato ndakwereka uwo ndiwe uri kunyumva ntukarakare inshuti y'Imana umva abavandimwe mumugira inama ndongera kumva bumbuye umunwa gato ndakwereka uwo ngewe ndiwe vuba mereza kontake y'imodoka yanjye nakuguriye burya wanyimagariye Yesu we diaspora sinsubiremo inshuro ya kabiri mereza kontake y'imodoka nakuguriye kontake nisubiramo inshuro ya gatatu Alice tumumenyera hano gira vuba ko nta modoka nazi ndavuze ko mpereza kontake y'imodoka hey mereza imfunguzo z'inzu yanjye Papa Lidi inzu wirirwa ushyiramo akabuno kawe uko ubonye inzu nubatse utazi uburyo nayubatse ahubwo yazikomeyeho nta muntu umwe nkeneye kubumbura umunwa yari yaguhaye izinzi ahubwo nta muntu umwe nkeneye ko abumbura umunwa hano mereza izinzo naziguhaye ariko nakubwiye ko nta modoka nagendanye ndavuze komeza kontake y'imodoka yanjye imodoka ubu ngubu nayiparitse Nyabugogo nzajya kuza nibyo ndi kugusobanura ariko buretse ariko se winsaka imbere y'abantu kandi uri Yesu we komana uri ni okay
mpereza telefone naguhaye. Diaspora mpereza niwongeye gutuma nkora muri ubwo bupantaro bwa butama 12 miza telefone yanjye naguhaye. Matelefone njye nigeze guha telefone imeze gutya. nasize icometse ariko Mana y'isi n'ijuru umuntu mukorera iki? Ndavuze ngo mpeza telefone nakuguriye. sari ya pantaro yaracitse Igisambu. Ugabo si ubwarwa koko. Umva rero twumvikane. Nizere ko papa Savara hari. Ndashaka miliyoni zanjye 7 nagoye zo gutegura ubukwe. Nguhaye uyu mugoroba gusa. Ejo amafaranga azabona yabonye kuri konti yanjye. Uranyumva ntunyumva? Bumbura ukanwa kawe. ntabwo nyine 5 kubera ebyiri nari naziguze impeta. Miliyoni zanjye 7 ndazikeneye umunsi w'ejo. none se ubona abantu b'amatente nzana Ziba! Urabumbura umunwa ufite umunwa wo kuvuga. Urumva ufite ikintu cyo kuvuga waka kanya. Ariko uziko abakobwa mwabonye tumaze gukura mutegeza ko twabuze abagabo dukeneye abagabo bimbwa nkamwe. Utekeza ko ngiye nabuze umugabo kubyo mfata imbwa imeze nkawe. Ngo bwirwa mbwe namuvuga ngo twabuze abagabo. Wowe niwe mugabo uri kuri no si. Wowe niyo bari we wanyu musigaye kuri iyi si. gusa w'inyambikuru Narinda nashatse umugabo. Ihangane mama. Komera sha. Ihangane ari. Mbabarira wimvucisha amagambo menshi. Kuramo iryo kote ryanjye urimereza. Yise nawe. Yambara ubusa. Oyo. Papa Sava. Ntago nzi icyo uri bukore turi mu rugo rwawe. Niba ari urugo niba akabari kawe. Sinzi ikintu uri bukore. Ndashaka ngo umuhahana ajya kukuriramo ino myenda mpereza imyenda yanjye. Yata yambaye boxer. Wamuha ishuka z'abakiriya bawe. Wamuha esime. Ibyo ntago bindeba. Ndashaka mereza iyo saha. Nagukorera gashya musagira umuntu Ibi byose bahora bikoreye iki? nihagira ubumbura hano ntabereka isura yanjye nihagira n'ubapumbuye umuntu ushobora kumfasha Plan B. Yeki. Plan B iki? nagira ngo nikenure Wikenure. Aho bajya kwandika ubusa bwawe hariya. Yo. Uragenda ukeneye ishuka. Vayo se wikara. Vayo. se nano Bajya gukura Agenda. Uguvuye aho. se basi mwansabe igitenge cyo gukenyera Agenda. Bani. Barakwepera kuri buri kimwe. Mayibobo rubebe. Wani plan B. Ihangane mama mukobwa mwiza. Ndakumva cyane. Nukuri hangane. Bawicare kurya. Okay, ubwo ibyo kurya bakomeze komande y'igikoni. Ntabwo twabiryo ngo Bakomeze komande y'igikoni. Hano turiyishyurira. icarya mama. Umbasha. Iyo myenda kuwa gatatu uzayizana. Iyo shuka ugiye ukenyeye. Urumva? yego murakoze Kandi uzagure boxer nzima.
n'akantu